Muri iyi video tugiye kurebera hamwe application eshanu za mbere mu gutunganya amavideo muri telefone. Muri iki gihe usanga application zeditinga video muri telefone ari igikoresho cy'ingenzi cyane, aho usanga zino application zikoreshwa mu gutunganya amavideo ashyirwa kuri social medias nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ndetse n'izindi zinyuranye. Hari n'igihe usanga zino application zikoreshwa n'abantu baba bashaka gukora amafoto yabo bakayahuza n'indirimbo bagakoramo video. Niyo mpamvu muri ino video zino application ngiye kukwereka ari application ushobora gukoresha mu gihe uri umuntu mushyashya mu bijyanye no kweditinga video cyangwa se n'ubundi usanzwe weditinga amavideo. Kubera ko zino application zikubiyemo uburyo bwose bushobora kugufasha mu gukora video nziza. Tudatinze mu mayira, reka duhere kuri application ya gatanu. Application ya gatanu yitwa nshya. Nshya ni application izwi cyane ndetse abantu benshi usanga bakoresha. Impamvu ino application ikundwa nuko ari application ikubiyemo ama effect atandukanye ushobora gukoresha mu gihe urimo gukora video. Ino application irimo ama filters anyuranye agufasha mu guhindura amabara ya video. Niba urimo gushaka application, iyi ngiyi ni application iri ku mwanya gatanu naguteguriye ushobora gukoresha mu gihe uri kweditinga video. Niba ushaka kuyikoresha urasanga link yayo muri description y'ino video ishobora kugufasha mu kuyibona byoroshye, cyangwa se ukajya kuri Play Store ugasacingamo nshya uhita uyibona. Reka tujye kuri application ya kane. Application iri ku mwanya wa kane ni application yitwa CapCut. CapCut ni application nziza cyane ndetse iri ku mwanya wa kane ku rwego rw'isi. Uramutse usacinze application iri ku mwanya wa kane wasanga CapCut iri ku mwanya wa kane. Impamvu ino application ikundwa gukoresha cyane nuko ino application irimo uburyo bworoshye mu gukora video zishyirwa kuri social medias, cyane cyane izishyirwa kuri TikTok. Ino application rero niba ushaka kuyikoresha ushobora kuyisanga kuri Play Store ugasacingamo CapCut maze ugatangira kuyikoresha. Ino application kandi irimo uburyo bworoshye mu gukora lyrics, video lyrics, abantu bakunda gukora amavideo ya lyrics, cyangwa se mu gukora amavideo afite caption, amagambo yiyandika hasi. Ino application rero irimo n'ibindi bintu bitandukanye nko guhuza amafoto yawe n'indirimbo, cyangwa se mu guhindura amabara ya video yawe, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nko kwandika kuri video n'ibindi byinshi ushobora kwisanga muri CapCut. Ino application rero ni application yari iri ku mwanya wa kane. Reka tujye kuri application ku mwanya wa gatatu. Application ku mwanya wa gatatu ni application yitwa Power Director. Power Director ni application nziza cyane ushobora gukoresha muri telefone ukweditinga ugatunganya video nziza kandi ikeye. Ino application ushobora kuyisanga kuri Play Store. Ni application nziza cyane ndetse ku bantu bakunda kweditinga video bashyiraho slow motion mu buryo bwo kugira ngo video igende gake cyangwa se bongera speed ya video. Ino application ibikora neza cyane kubera ko n'ubundi usanga yaragenewe mu gukora video zijyanye na football. Gusa ino application wayikoresha mu moko ya video yose waba ushaka gukoresha. Ino application ushobora kuyikora ugaproducing cyangwa se ugasohora video igaragara neza iri mu buryo bwa 4K. Rero ino application ushobora gutangira kuyikoresha nonaha niba ushaka kweditinga video zishyirwa kuri social medias, cyangwa se ushaka kuyikoreshereza mu buryo buri personal. Reka tujye ku mwanya wa kabiri muri application nziza wakoresha muri telefone yawe. Ino application ya kabiri ni application yitwa Action Director. Action Director nayo ni application nziza cyane ushyira muri telefone ukaba wakora video yose waba ushaka gukora, uko waba ushaka kuyikora kose muri telefone. Ino application wayikoresha. Ino application nayo ntabwo nyivugaho byinshi kubera ko usanga n'ubundi ifite filters zimeze nk'izindi application. Gusa ikintu itandukaniyeho n'izindi nuko ino application yo
usanga ishobora gushyirwaho video nubwo yayimara amasaha 10 cyangwa amasaha 20, video ikomeye yaba ari video ifite quality nini cyane ya 4K wayishyiramo n'ubundi igasohoka ari 4K. Ni application bavuga ko ari application nziza mu gukora amavideo muri telefone ndetse ishyirwa ku mwanya wa kabiri. Niba ushaka kuyitesting kugira ngo umenye uburyo ikora, ushobora gusacinga kuri Play Store ugatangira kuyikoresha. Application rero iri ku mwanya wa mbere niyo application bavuga ko irenze cyane mu gukora amavideo muri telefone, kubera ko ino application uyikoresha ibintu byose waba ushaka gukora, uburyo bwose waba ushaka kubikoramo ino application yabigufasha. Ino application yitwa KineMaster. KineMaster ni application nziza cyane nagushimira niba ushaka gukora video, kubera ko nino video urimo kubona nayo yakozwe na KineMaster. Ni application nziza cyane. Rero ifitemo uburyo butandukanye ushobora gukora ubwoko bwose bwa video ushaka gukora. Ntago ngenda bivuga mu buryo buri details ikintu cyose yakora, gusa niba ushaka kuyikoresha ushobora kwisanga kuri Play Store cyangwa ugasanga link yayo muri description y'ino video maze ugatangira kuyikoresha. Izi application rero nizo application 5 za mbere zikora video neza muri telefone ushobora gukoresha niba ushaka kujya ukora amavideo cyangwa se utunganya video ukoresheje telefone. Rero niba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba kugira ngo ntugende udakoze subscribe, kandi ku kindi kibazo ushobora gusiga comment hasi tugahita tugenda tugufasha bitewe n'ikibazo ufite. Rero murakoze, ciao ciao.